ukana ufite inzu uracyahari ahubwo se nawe ugira akantu adore akazi kakoretse kandi ubwo rero ndumva impamvu amafaranga asigaye nkoresha bimwe na bimwe uzaga gukoresha bimwe na bimwe Biterike we komera ndakubona witwaje ibigega kuri Pergam nakoze akazi katoroshye rwose buri nta bihumbi 10 ndaguha ibihumbi 5 kandi nabwo ndakwishyura 2 ubu nonaha andi 3 nzayakwishyura kuko ni muke muri iriya nzu nsanze bana cyane we uca nanjye gukureba nanjye gukureba ntabwo ndabona bifashe neza ntabwo ushaka abanyakira ese kubona inzu nyikodesheje twebwe akiri n'ibi byawe utaza kuza kuri rugo maze shyira mu mufuka biko uko nyikodesheje kuri iki none se nanjye bagumisiyoneri nkawe aho mpaka agafaranga basanye 40 bampaye ariko ntabwo ese kuri yanzu bayitesha cyane none se nyine ndabizi kuri aya mafaranga sito yaremanya nubwo nasaze stress nyinshi do reba akanaka kari none ndanasize mwese ari zikuru kumwe amazi utari businde nyine oya no kwera nacanganikiye iri yanzu yanjye nayo kumbaga bayitesha cyane ariko na wese ari amadeni ahubwo nanjye nishyura utakuutaho utambuza wongera amadeni ndaguyombere ibiki bivuga ndebe ibihumbi biki ariko none naragenze ndabona ibihumbi 2 igihumbi 2 wose wayagwa wayamaze giri teza abantu turanye baza bazo mu turimo atora tugira umuntu uzana urano wa muntu uvuye hangaha aza kuvuga ngo ngo biki nibite akagenda kamujya mu matwi mukanya ukaza banyine ndiko mwakoranye none se nyine nabigira intambara zavuga vuga iki azaza vuga iki niba bicuma aho ngaho ndagwabi oya 2 rwose mva nkubwire bucyana rwose bucyana oya bucyana rwose arega yariya sana abanyakora none kushaka kuyarya gusa ntazandega kurega kwandisa abakomisiyoneri ntabwo turi ibisambo gusa nuri igisambo gikuru kubera icyo yemeye akomeze ntugakunda amafaranga ibifaranga byose babyuzuye ikofi ufashe 5 banzanira n'inzara arayazazana su akose bucya rwose agire ubucuzi ko njyana gusubiza njyewe yanga njyewe cyangwa nkamera izo nzoka za njyewe muramereza ibihumbi ibi nzoga ntabwo bimene ku mafaranga inzoga ituma amafaranga turi inzoga reka nyabike nzasigara mbura nandi none se ntabwo ngura aka baza gusangira kurusha abantu basangira icupa rimwe abantu b'abagabo bafite ubwanwa yange n'ubundi ntabwo ari wayiguze sawa akamukanya ngo burukwa akiro umuzibye ubona se bigira ngo kumuzibya gusa ajya mu buyobozi birakureba sitsera 30 nta nubwo ari modoro ngubu ndamaze turanyima no kurakoze sunye singiye kujya kwasigira kwa rubya ucyana sabwo rone mukora terura ku kabari umura rwose biriya se birana bigutera ubwoba ntari kandi n'umuntu arerega ni uryo kubera ingaruka y'icyasha sawa
tumeze neza narinje kugira ngo nze agafunguzo ndebe ukuntu kameze hakuze neza ndashaka cyane umugoroba afunguzo Eliyanze yihese Yesu uko ejo bundi nyine naje nkagusigira amafaranga ndi kukubwira ko twayikodesheje oya ntabyo nzi kamanzi cyema gashatse ndi neza uko abantu basara ndetse meze nyine ndashaka funguzo kuri iriya nzu kugira ngo ndebe ko wayikoze ntabwo nagusigiye amafaranga se ngo uyikore tuvugana ko kaminsi biro kuba wayirangije nkabona kuyimukira ntabwo ya rwose urabeshya ntabwo yajya waya amafaranga gusa ubu ntabwo ufite urakomeje se gukomeza soni n'ibiki ni gukomeza uri kwikinira njyewe ndabizi abasaza bo muri iyi minsi baba bashaka gutera burage ahubwo reka turebe ukuntu hameze njye ndatera burage nawe none se inzu ndaguha inzu njyara iriya nzu n'ikimenyimenyi hashize icyumweru bayishyuye iriya nzu yanjye nari natsideni muri banki mbura yo kwishyura nayigurishije akusemuse urakomeje nkomeje iki nakubwiye ngo mu rufunguzo ndebe inzu nakwishyuye amafaranga uzi ko utazi noneho umenya hari ibintu uri kuvuga uri seri uzi ko utazi ibyo uri gukina nabyo ntabyo nzi agomba ojya garuka ndavuze ngo tubize amafaranga yanjye cyangwa mu rufunguzo rw'inzu yanjye uretse nyine inzu bimbwira neza ambwira ibicyo ariko mwihaye kujya muri gito ndabona ibintu byanyu mpamuzana amanyanga umugore mwiza nkawe wundi ugira amateko ameze oya kura ibyo ngibyo aho mereza amafaranga arinjize ngo tugende tujye hehe se ubundi nta mafaranga wamaye nta n'ibyo nzi ntunankurikire wowe utazi ibyo uri gukina nabyo indese ntabwo nagutinya ngo ni uko ushaje ntabwo ibyanjye bijya biribwa gutyo we urumva njya mu buyobozi njye nta mafaranga wamaye uranyoborayo hinga nze nkwereke ntazi ngo niba inzu barayigize bate najya kureba ngo nyimukiremo akantera utwatsi ngo nta mafaranga namuhaye ngenda ashaka ngo undange uriya mukomisiyoneri wampaye umva turica nawe ntabwo ibyanjye yapfa kurirya gutyo gusa nta soni kandi nawe uri ntarakara ese ko naraguhuje n'umuntu ngo ngakurangira inzu byaba ari ikibazo kuri njyewe umukomisiyoneri si umuzi umukomisiyoneri ndamuzi kuko ninaguhaye nomero ndarabahuje hamagare rero mwese none sinzi ntiwayibonye narayibonye siga nishyuye ariko ngiye kwireba umusaza nterutwatsi ngo nta mafaranga namuhaye yakujyanye kuye musaza yanjyanye ku musaza utuye niba hari haruguru izina ryo waburize bari twande ngo izina ryo waburize ntabwo nibuka ariko ndakujyana atuye ngerageza uratuye kuri kiriya gipangu kiri hari haruguru uzi ko yaba yarakujyanye kwa gakecuru ariko ndamwubashye kuko ari umuntu mukuru mbamufasha amashati nawe uzi ko iriya nzu uriya mukomisiyoneri ko nari nzi ko ari inyangamugayo byagenze
umva umusaza ntera utwatsi ngo nta mafaranga namuhaye n'inzu yanze kuyiba ubaye uwa gatatu bivuga ngo yabagize ubaye uwa gatatu iriya nzu ibaye ikibazo kubera yuko nafite ikibazo cy'uko iriya nzu bayiteje cyamunara none uwo abonye wose yirirwa bakodesha kumbi ntabwo nari nzi reka nze mbimubaza impamvu yakujyanye kwa nyobora ku muyobozi uvuye se bigenda gute anteye utwatsi arambwira ngo ninjye kumureka nta n'ikintu agushubije byibone nta n'atanagushubije uretse kunsubira hejuru y'amafaranga yanjye ihangane ni ukwita imana ntabwo nari nzi ko ariho azakujyana kwa wa musaza inzu ye bayiteje cyamunara merekeza tujye kureba mu mudugudu reka nkwereke rero reka mbanze nguhamagarire nyir'inzu sibyo nyir'inzu wayiguze sibyo noneho twumve ko aricyo yadufasha sibyo noneho nyuma niwe uri butubwire icyo gukora sibyo uhamagara uriya musaza se oya nyir'inzu wayiguze sibyo ntabwo ari ngombwa okay niba ubyanze rero ko mpamagara umuntu wa nyir'inzu wayiguze reka nkujyane kwa mudugudu tugende uwo wayiguze ntabwo ari ngombwa tugende tujye kureba umuyobozi nkujyane ngushyikirize mudugudu rero mbwo sinzi ko bizagenda abo muri iyi minsi ni hatari ibyo rwose ni ukubyihangana dore baranaturanye rega ntabwo ari kure baranasiranye buriya baranasiranye